riza gupfa n'abanyifuriza gupfa sinzapfa guhera uyu munsi guhera uno munsi nakiriye amavuta yo gutsinda ibingwisha mpamagaye urugo rwanjye mpamagaye abana banjye mpamagaye amafaranga yanjye ansange mu izina rya Yesu ibi bihugu by'abazungu mbayemo bagomba kubona iterambere ryanjye mu izina rya Yesu wabikoreye Obama atakuzi nanjye wabinkorera kuko uri Imana itarobanura ku butoni umugisha wose wa Amerika uri mu biganza byanjye mu izina rya Yesu guhera uyu munsi uno munsi nemeje umutima wanjye umbabarira ibyaha byanjye ibyo nakoze nzi ntazi ubintandukanye mu maraso ya Yesu umutima wanjye ndawukweguriye guhera uyu munsi guhera uno munsi ndakwakiriye Yesu umbere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanjye haleluya amen papa dumba Imana iguma atanu muri ahangaha Imana ikinguye umugisha ku buzima bwanyu haleluya God is open your way eleko siprahaya abantu 500 muri ahangaha Imana ikinguye indi nzira nshya ku buzima bwanyu amen aho muzibonera aho muzakomerera aho muzanezerwa aho muzakingurirwa Imana itanze urundi rufatiro rushya umwaka utararangiye reka mbabwire congratulation kuko ibyabahigaga ntibizongera kubabona ukundi semuhu Uwiteka gusimbukije ibyaguhigaga byose kandi Imana igushizeho uburinzi budasanzwe amen umutima wawe wubaha Imana uzakomeze kuyubaha haleluya eleme kitolomonda kiselebrahaya mama ndacyakuriwe hambo niwe ntararangiriza ndahari professor papa mama ibi uziko mbibona kuntu bufite akaga baza ibi bintu biza kugutera bagutanzeho ibintu ariko Imana iragutabara bagutanzeho ibintu ariko Imana iragutabara Uwiteka ashize inzira nshya ku buzima bwawe haleluya Uwiteka ashize amahoro mashya ku buzima bwawe amen Uwiteka ashize icyubahiro gishya ku buzima bwawe Yesu ndumva hari ugukingurirwa pfukama hasi ngusengere elemotiketelebus uri mu ishuka y'umweru napfukamye wari mu ishuka y'umweru wari uryamye ya ariko Imana irambwe ngusengere pfukama data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndi mu Bwongereza umuntu wari umaze imyaka 40 ayambara pampa yararozwe na murumuna we bari kumwe mwami ahaguruka asaba imbabazi umugabo uko yitumaga muri pampa igihe kirekire urayimukiza uyimukuramo ndasenga uracyari Imana yakoze biriya nonaha mu izina rya Yesu Kristo uyu mumama bita Hambo ndamusengeye in the name of the Lord Jesus aya mahembe ava Kayonza kandi atuye muri Canada iyi myuka imubarizwaho kandi atuye kure data ndagushimiye kumubohoye nonaha kubohoye ubuzima bwe kubohoye ubugingo bwe aka kanya ndi kumusenga ari kubohoka akandi kumusengera ya marira ari kurira ntazongera kuyarira ukundi yarariza aratabaza inshuti n'abavandimwe nta muntu wamuhaye amaboko
wari ukene nk'uwamukunze ufite abana be nawe aramujugunya. Ariko Mana ndavuze ngo nonaha wibuka uyu mubyeyi, wibuka aba bana be bane in the name of the Lord Jesus. Amen. Wibuke ko yagaburiraga imfubyi, Yes. wibuke ko yabahaye ibyo adafite, Rwose Mana. wibuke ko benshi yafashije. Umutabare muri aka kaga, bamucukurira urwobo rw'urupfu. Imyuka mibi yose isohoke ku bugingo bwe. Guhera uyu munsi ndamusenge nk'umukozi w'Imana, abohorwe in the name of the Lord Jesus. Amen. Ndibuka imirimo ye yohereza za mitiweli, Yes. ndibuka imirimo ye yohereza abapfakazi ibitenge, Narabikoze Yesu. ndibuka imirimo ko hari ibyo yohereje bamwe ntibibagereho akabigumana. Ariko Mana urakoze kumuhora, ibuka imirimo ye. Tabita wibutse imirimo yiwe, nanjye musenge